bakunzi ba igihozo cyacu TV, ngiye kubasuhuza, ngiye kubiyegereza kandi nishimiye ko dukomeje kubana neza mu biganiro byose tugirana. Uyu munsi ndashaka kuganira n'abasore n'abagabo muri rusange, abasore, abagabo, igitsina gabo ariko bakuze bazi ibyo bakora. Ndashaka kubaganiriza ku bintu bitandatu utagomba kubwira umukobwa cyangwa umugore wawe uko waba umukunda kose. Ndabizi kugira ngo ukundane n'umukobwa mugere ubwo mwubaka urugo cyangwa niba ubana n'umugore wawe, mu by'ukuri bisaba ko ubwizanya ukuri, muganira, mugahuza urugwiro, ntimubeshyane, mukabana abanyakuri. Ariko ngiye kukubwira ibintu bitandatu utagomba gukinisha kubwira umugore cyangwa umukobwa mukundana. Ibintu bingahe? Bitandatu utagomba kumubwira. We are going to talk about 6 things that you should not tell her, however much you love her. Bikabibanga byawe. Icyambere, amabanga y'umuryango uvukamo. Amabanga y'umuryango uvukamo. The secret of your family. Ni byiza ko amenya umuryango wawe, ni byiza ko amenya amwe mu mateka y'umuryango wawe, ariko hari amabanga y'umuryango. Nubwo uyu mugore wawe agiye kuba umunyamuryango wanyu, ariko ntabwo muvukana. Biranashoboka ko mwatandukana, kandi iyo mutatandukana n'uwundi muryango muhujwe n'amasezerano y'urukundo, ariko ntabwo muvukana. Rero hari amabanga ukwiriye kumenya ko ari ay'umuryango. Dufate urugero, mu miryango yigeze kubaho abantu bararogana, bararwana, urugero bafungisha undi. Byaba byiza ibyo bintu bigumya ari amabanga y'abavukanyi. Nubibwira umugore, nubibwira umukobwa muterekana, bikaba amabanga y'urugo. Niba papa we na mama we barigeze gutandukanaho, kwahukana, mama akahukana, ugize amahirwe ibyo bintu umugore wawe ntiyabimenya, bibike nk'ibanga. Utatangira ngo kubera ko umugore wanjye tugomba guhuza, tugomba kumvikana, tugomba kumubwira byose. Buriya rega kera muri za 80 na kangahe mama yigeze kwahukana amezi 2. Urakatsindwa, uravuga ibiki? So hari amabanga nyirizina y'umuryango mugomba kugira ibanga. Ntabwo ari byose umuryango wawe ubibwira umugore wawe. Icyakabiri, utazakora ikosa ryo kumubwira umubare w'abakobwa cyangwa abagore waryamanye nabo mbere y'uko umushaka. Ubwo rero ngo mwabaye abajya kuri ngo mwaganiriye, ngo uratangiye ngo rero nakoze amabara menshi, ariko ngiye ubw'umwunze, ngiye kugumana nawe wenyine, ngiye kukwitaho wenyine, sinzongera kuguca inyuma. Dore nahuye n'abakobwa 5, 7, 8, 10, 10 na bangahe cyangwa No. Numuhishurira ayo mabanga ukamubwira abakobwa cyangwa abagore waryamanye nabo mbere yuko mushakana, icyambere azagutera icyizere, ntabwo azumva ko nabundi utazamuca inyuma. Icyakabiri, iyo amenye ko ujya uvugana na wa muntu cyangwa azi ko mugihura, ntabwo yumva ko wabiretse, ahita avuga ati bagiye gusubira muri bya bindi. Niba warabikoze mu mutima wawe byihane, ariko si inkuru zo kuganirira umugore wawe. Kugira ngo urinde icyo cyizere akugirira, urinde icyo cyizere agiye kukugirira, wibivuga. Keep it a secret. Don't expose
how many or who you slept with. Never, never, never. Ntuzare. Muracyari ku gihozo cyacu TV, muri kumwe na Kamukamu. Icya gatatu utagomba kubwira umukobwa cyangwa umugore wawe nubwo waba umukunda cyane, ntuzigere umubwira amagambo mabi abanyamuryango bawe bamuvugaho cyangwa bamuvuzeho. Aha, ariko muri urabizi sheri, mushiki wanjye buriya ntabwo akunda uburyo usokoza, burya mukuru wanjye ntajya akunda uburyo wisiga ku minwa, burya mama ntabwo akunda ku uburyo no. Ibyo umuryango wawe bibi uvuga ku mugore wawe, ku mukunzi wawe, keep it a secret. Niba wiyemeje kubana nawe nubwo iwanyu batamukunda, nubwo bakubwiye ibibi bye, ariko bigira ibanga, ahubwo uharanire ko bakuza, udateranya abantu. Ariko urabizi she, buriya rero mushiki wanjye uzi ko atagukunda, buriya mushiki wanjye buriya ntabwo agukunda pe. Ugenda uzunguza akabuno gutya, ureza amabuno, ubwo ukagira ngo rero umugore arakugira inshuti, agiye kwanga mushiki wawe, yange nyina, ubwo kandi n'inyoko yange se, kandi ubwo n'iso yange barumuna be. Keep it a secret. Whatever bad things your family members are talking about her, please always keep it a secret, my dear. Number 4, never tell her that another woman's food tastes better than him. Ntuzigere ukora ikosa ryo kubwira umugore wawe ko hari umugore uzi guteka kumurusha. Ubwo rero utangira uti ariko sheri, mami rero azi guteka ubugari neza, atukamurya neza. Nubwo narivuze undi mugore na mama wawe n'undi mugore ku mugore wawe, na mushiki wawe n'undi mugore ku mugore wawe, muramu wawe n'undi mugore ku mugore wawe, umuturanyi n'undi mugore ku mugore wawe. Rero ntuzakore ikosa ryo kuvuga ko hari umugore uzi guteka neza kuruta umugore wawe. Iteka ryose jya umubwira madamu, ni wowe uzi guteka, iyo ndiye ibiryo byawe watetse numva nishimye. Sibyo nshuti zanjye? Icya kangahe? Icya gatanu, ku bantu barimo gutereta cyane cyane, ntuzakore ikosa ryo kubwira umukobwa muteretana ngo nunkunda nzagutwara ku ishuri. Azategera ibibazo gusa, ashatse kuvuga ko asimbuye data, ashatse kwerekana ko iwacu se batabishobora. Ubu ni ikintu cyo kumusuzugura. Mureka azabikwisabire basi, mureka azabikwisabire. Urumva, niba yarabuze ubushobozi, ariko tegereza bikwisabire. Ushaka kwimusezeranya mwagira mu rugo ukamuteye inda yawe, ukamuteye kabiri nakabura uko yiga cyangwa ubushobozi bukabura, akazajya wangu warambeshye. Musezeranye ko uzamukunda, musezeranye ko muzabana mu bintu mu byiza, musezeranye ko uzakoresha ibishoboka byose mukabana, ariko udatatuye ijambo ngo nzakwigisha, nzagutwara muri kaminuza, nzakwigisha ibi n'ibi. B'umugabo we wiba se, wiba nyina, b'umugabo we. Nambarasa, iri ni ikosa twese abagabo tugwamo ngo turashaka kuba abanyakuri ku bagore bacu. Ntuzigere ukora ikosa ryo kubwira umugore wawe ko ujya woherereza ari wanyu amafaranga cyangwa inshuti cyangwa abavukanyi bawe. Nshaka kuvuga ngo uburyo bwo kumwereka ko nasesagura umutungo cyangwa ngo amenye ahantu ibintu bigiye kubateranya. Kora ibishoboka byose, niba hari amafaranga ufite ku ruhande uzi neza ko umugore atazi, ayo ngayo bari guherezaho umuryango, kandi immediately si iyo message nayibona.
kuko uraza gufasha mama wawe n'abatanyura ubwo se ngewe kumba nafashije mami kumba nageze gute kandi ugasanga abiyo wenda bameze neza ufashije murumuna wawe yahuye n'ikibazo runaka uragize abataruye ati musaza wagese kugira ngo arebe ibibazo mu basaza be muri barumuna be muri bandi bose bahuye n'ibibazo. So please niba ari amafaranga adateje ikibazo mu muryango ayo fataho woherereza abo mu rugo utabimubwiye. Nugira amahirwe agatinyuka akakubwira ati wacu bakenera hari mama afite ikibazo ngo ni byiza yafatuye amuhereze yoherereze mama we, it's good. Inshuti zanjye rero nkomeje kubashimira ko mukurikirana ibiganiro byanjye kandi mbamenyesha ngo muri Amia Business Training Center babafitiye amasabune yo kumesa, gukoropa, koza ibyombo n'ibindi nk'uko mwabibona ku mashusho. Karibu.